mu buzima busanzwe bwose Iwacu Connect turahari, turi kumwe nawe, byaba ari kubaka umuryango, dukeneye ingo z'amahoro zitekanye kandi zifite n'amafaranga. Mujye mudukurikira kandi mbabwira yuko kureba video ukora subscription ubukoze ubushyizeho itafari rimwe, ariko kuyireba ukayirangiza ubu twubakiye fondation ikomeye cyane. Mujye muzireba muzirangize kuko harimo message ziba zitandukanye kandi tugamije kubaka umuryango. We are not scammers. Ibyo tuba tuvuga ni ibintu tuba twagiye turimo neza kandi tuba dufitiye gihamya. Amuntu icyo ntazi ntago nzakikubwira, ariko icyo nzifitiye impamvu yifashanyigisho nzajya nkikubwira ngo amakuru atahisemo kudufashanyigisho turi kumwe stage yatumarira iki. Hari abantu bakunda gusoma hari iki, ariko icyo nakubwira ni uko uyu munsi ndi kubinyuza ku murongo wa YouTube channel yacu, ariko nanone ejejo bundi YouTube ishobora gusibama cyangwa se wenda bikanafungwa, cyangwa se wenda nta nubwo naho uri hose ntabwo ufite internet, cyangwa se ngo icyo wakenera cyose ube wajya kureba kuri internet kuri YouTube channel. So nukuvuga rero niyo mpamvu imfashanyigisho izagufasha kuko uzaba uyibitseho kuba wayisharinga ku bandi, cyangwa se ukaba nawe wayifashisha mu bumenyi bugiye butandukanye ushaka kugeza ku bantu bagiye batandukanye, cyangwa se nawe ukaba wanayikoresha mu gushaka amafaranga uhugura n'abandi. Byose birashoboka. Kunzi bacu ba Iwacu Connect rero nongeye kubaramutsa, mbasuhuza nanabashimira cyane abakomeje kuduteza imbere batugurira ibyororo, baduhana akazi ko kubakorera ibiraro by'inkwavu bigezweho. Murabe gaciro, turabashimiye. Shimira abantu bo biburasirazuba rwose bakunze kumamagara mu Bugesera, mu Majyaruguru n'aba hano mu bice by'idutuyemo bya Butare rwose mukeneye kujya mu mushinga w'inkwavu. Ndabashimiye kandi turahari kugira ngo tubafashe. Niyo ntego yacu Iwacu Connect, kugira ngo tubafashe kugera ku bworozi bwiza kandi ubworozi bw'umwuga. Ubu rero uyu munsi tugiye gupakira, tugiye muri kuderivaringa. Turashimira abakiriya bacu baduhaye batwizeye bakaduha bakadusaba ko twabaha icyororo. Bose ngira ngo murabibona, icyororo kigiye kugenda rwose. Ndabashimiye cyane abakiriya bacu, mukomeze muze rwose dufatanye gukora umwuga w'ubworozi bw'inkwavu. N'umwuga mwiza nzababwira, kandi n'aba ngaba bazabaha ubuhamya rwose. Ngira ngo nzajya mbatumirana n'abasure abona haye icyororo, tujye tugirana inama, mbagira inama aho bagize ikibazo nabo bampamagara, hanyuma tukungurana inama n'ibitekerezo byo kugira ngo umushinga twiyemeje kujyamo utazadupfira ubusa. Niyo mpamvu rwose nka Iwacu turahari rwose kugira ngo tubafashe. Mbibutsa ko urukwavu ntabwo rufata amatwi, ngo uterure gutya, oya, ntabwo ari byiza. Urukwavu ufata hano hejuru ku mugongo warwo. Ubu rero rwose ngira murabibona ni icyororo cyiza. Ubu tugiye kuziderivaringa. Turashimira abaduhaye komande, dukomeze dufatanye, ubwo tuzanabasura turebe aho bigeze, niba inama twabahaye, niba n'izi nkwavu tubahaye z'icyororo nziza zarakomeje kuba nziza nk'uko natwe twazoroye zikaba zimeze neza. Turi kumwe rero, stay tuned, mukomeze mutube hafi, natwe tubari hafi kugira ngo dufatanye mu bworozi, haba mu nama haba no mu bindi bisanzwe. Tuzajya tubafasha n'abandi bakeneye icyororo cy'inkwavu cyiza. Hari ubwoko bugiye butandukanye, batubwira tukagenda tubaha icyororo kizima kandi kizira umuze. Ngira ngo murabibona inkwavu ziri hano rwose ni icyororo cyiza. Gira hino uzibereke, icyororo cyiza. Zikaba ari inkwavu ducukije mu minsi ishize. Ngira murabibona ko ni icyororo cyiza pe, ni icyororo cyiza. Ubundi icyo tubifuriza, mworore neza kinyamwuga, mutere imbere, kandi noneho nimutera imbere natwe bizajya bidushimisha. Tuzashimishwa, ntago dushimishwa nuko muduha amafaranga gusa, ahubwo iyo bigenze neza ubworozi bwanyu bugatera imbere,
bukaguka, natwe biradushimisha kuko ntago tuba twaruhiye ubusa. Iyi mfashanyigisho rero izafasha iki? Igamije iki? Izafasha abandi? Ni umuntu ushaka uwo ari we wese gutangira korora inkwavu ariko akagira ubwoba cyangwa kutamenya aho ahera. Hari abajya bibaza se nahera he? Ese ko nigeze kuzorora zigapfa? Ese ko byagenze gutya? Wari ufite se ubumenyi buhagije? Icyo nicyo Iwacu Connect yaje gukemura, kubagezaho ubumenyi. Ubumenyi nicyo gishoro cya mbere. Then wamara kugira ubumenyi buhagije ku kintu, amakuru ahagije ku kintu runaka, ukabona ukinjira mu mushinga neza. Iyo niyo nzira twebwe twahisemo kugira ngo dufashe aborozi, dufashe abahinzi, dufashe n'abandi bantu mu buzima bundi busanzwe bwa buri munsi, kubanza kugira amakuru y'umwimerere atariho ivumbi. Iyi mfashanyigisho kandi izafasha umworozi usanzwe abikora ariko akaba ashaka kunoza imikorere ye. Hari usanzwe yorora inkwavu ariko ugasanga ntazi ibiraro byubakwa gute, isuku yabyo ntazi se. Hari benshi bagiye bambaza ngo isi inkwavu burya zinywa amazi? Amazi zirayanywa kandi ziranayakunda, ni na meza ku buzima bwazo. Muzabibona muri no mfashanyigisho. Hanyuma ikindi cyiciro cya gatatu ni abatoza cyangwa se abigisha, nkatwe nkawe ushobora kwigisha abandi bantu, urubyiruko cyangwa se n'abanyeshuri cyangwa se n'abandi bashaka gukora ubushakashatsi, bashaka amakuru yizewe ku bijyanye n'imibereho y'inkwavu cyangwa se n'ubuzima bw'inkwavu. Ibi ni byo byiciro bitatu y'imfashanyigisho igamije gufasha. Inkwavu twababwiraga nyango ngizi hano muri kuzibona rwose zageze mu biraro byiza cyane. dushimira abakiriya bakomeje kutugirira icyizere bakaduha isoko rwose, ni iby'agaciro, turabishimye. Namwe n'undi uwo ari we wese ushaka kujya mu mushinga naze tugire gute tumukorera umushinga. Kugira ngo murabibona ibi ni bya biraro nababwiraga, byubatse neza, murabibona yuko bifite isuku. Aha niho amaganga aramanuka akajya kuri aya mabati, yamara kujya kuri aya mabati akaza hano muri uyu mureko mubona iki gice cy'umureko hano, hanyuma akanyura muri iyi tiyo agahura n'ayavuye hano hasi, akaca muri iyi tiyo nayo akagwamo hano muri uyu mureko, hanyuma hano hasi tugategaho igikoresho icyo ari cyo cyose, yaba ari igice kibase cyangwa se wenda akadobo, hanyuma ya maganga yacu tukayerekerera hariya hasi. Ubwo ni ukuvuga ngo amaganga y'ibi biraro byose kuva hariya ruguru n'aha hasi, kuva ruguru iriya kugera hano, uko ziganze uhita uyarekipera. Mbibutsa ko amaganga ni igisubizo, ni ifumbire nziza rwose kandi ikenewe ku isoko. Icya mbere akora nk'umuti urwanya udukoko ku bihingwa, icya kabiri akanakora nk'ifumbire. Iyo ushaka urayafungura ukayatera ku mababi, washaka ukayakoresha usuka ku mizi. Ubwo rero bavandimwe rwose inkwavu nk'uko nakomeje kubibabwira ni ubworozi bwiza, ni ubworozi butanga umusaruro, ni ubworozi butavunanye. Ngira ngo ubutaha nzagaruka hano nje kuganira n'uyu mworozi batugiriye icyizere, atubwire uko yiyumva n'uko amaze kubibona. Ubwo rero icyo twifuriza buri umwe wese, buri mukiriya wese wa Iwacu Connect, nuko ibyo yaba arimo byose yahaha akaronka. Kandi rwose ngira ngo harabona agiye mbibwira, bagiye babona amavideo, bamwe na bamwe bakagira ngo turabasikama bya bindi byaje, ariko nagira ngo mbabwire ibyo twamamaza nibyo tunakora, tubaha serivisi nziza. Ngira ngo na nyiri ibi biraro azabaha ubuhamya, giye rwose nta kindi narenza. Ubundi ikindi nababwira, mukomeze mukurikire Iwacu Connect, hanyuma mukore subscribe, nimwibagirwe no gusharinga no kubandi kugira ngo babashe kujya babona buno bumenyi. Ikindi rero noneho ubutaha nzababwira ku kindi noneho kijyanye
ni ubworozi bw'inkwavu ariko mu bundi buryo noneho zishobora kuguhamo umusaruro ugiye utandukanye, si inyama gusa, si icyororo gusa, ahubwo hari akandi kantu mbabikiye. Dukurikire, mujye mukurikira episode uko izajya ikurikiraho kugira ngo mubashe kubona ubumenyi buhagije. Ciao, ndabakunda. Bakunzi ba Iwacu Connect, twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya ngiye kubagezaho yamfasha nyigisho mwakomeje kugenda munsaba, nkuko nari nayibemereye, nayibasezeranyije. Ari mfasha nyigisho nari nabemereye, kandi nk'intego yanjye nihaye yuko buri nyuma y'icyiciro runaka, buri nyuma ya component nzajya mbahaho ubumenyi, nzajya mbasigira n'imfashanyigisho. Imfashanyigisho yakuyobora mu gukomeza gukurikirana umushinga wawe neza wahisemo, waba ari umushinga w'ubworozi ndetse n'umushinga w'ubuhinzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye by'ibiganiro tugenda tubagezaho. Impamvu y'imfashanyigisho ni iyi. Ushobora kuvuga uti ese no kubera iki wahisemo kuduha imfashanyigisho, ese yatumarira iki, hari abantu badakunda gusoma, hari iki? Ariko icyo nakubwira ni uko uyu munsi ndi kubinyuza ku murongo wa YouTube channel yacu, ariko nanone ejo bundi YouTube ishobora gusibama cyangwa se wenda bikanafungwa, cyangwa se wenda nta nubwo naho uri hose ntabwo uba ufite internet, cyangwa se ngo icyo wakenera cyose ube wajya kureba kuri internet kuri YouTube channel. So nukuvuga rero niyo mpamvu iyi mfashanyigisho izagufasha, kuko uzaba uyibitseho kuba wayisharinga ku bandi, cyangwa se ukaba nawe wayifashisha mu bumenyi bugiye butandukanye ushaka kugeza ku bantu bagiye batandukanye, cyangwa se nawe ukaba wanayikoresha mu gushaka amafaranga uhugura n'abandi. Byose birashoboka. Imfashanyigisho ni ikintu gifite agaciro, kandi ni ikintu gifasha umuntu mu gukomeza kugira ubumenyi. Nkuko nabibabwiye, tuba turi ku ishuri, buri gihe turiga, umuntu umunsi ku munsi aba agomba kwiyungura ubumenyi. So rero iyi mfashanyigisho nkuko muri kubibona ifite intangiriro ivuga ngo ubworozi bw'inkwavu mu ntsinzi. Aha turashaka kugana ku ntsinzi yo korora inkwavu ku musaruro ufatika. Aha rero tuzasangamo inzira 10 zihuse zikuganisha ku nyungu ndetse no guhindura ubuzima. Nicyo kintu iyi mfashanyigisho yigamije cyane cyane. Iyi mfashanyigisho rero ubu ngubu nababwira yuko ubu twamaze kuyitunganya, wayishaka yaca inbox akamvugisha cyangwa se no muri commentaire, hanyuma ubundi tukavugana uburyo ki yayibona. Uburyo ki yayibona biroroshye. Ikoranabuhanga ryaraje, nayikoherereza ari soft, ibyo nta nicyo bitwaye, nawe ukayibikaho ukavuga uti bwa bumenyi ningiraho njijwa cyangwa ngira gute, nshobora guteraho akajisho kuri ya mfashanyigisho nkaba nakwiyibutsa. Rero ndabibutsa gukomeza gukora subscribe, kandi mbibutsa yuko mwabantu mwe rwose kureba video ukayirangiza ni kimwe muri fondation ubu turemeye, kugira ngo udacikwa nawe n'ubwawe amakuru yose tuba twabateguriye. Tuba twafashe umwanya wo kubitegura, tuba twafashe umwanya wo kwidokimenta no gushaka amakuru hirya no hino. So rero niyo mpamvu natwe tuba twishimiye kuba twayabagezaho. Jya uyireba uyirangize, ni imwe muri fondation ubu turemeye. Ikindi, iyo ukoze subscribe ugakora na share, ni itafari ushyize kuri fondation yacu. So rero reka mbabwire bimwe mu by'ingenzi bigize ino mfashanyigisho kugira ngo mumenye ibiyikubiyemo. Impamvu rero yo kuyandika nyamukuru nuko mu myaka yashize ubworozi bw'inkwavu bwagiye bugenda bwitabwaho n'abantu bake cyane ugereranyije n'ubundi bworozi bugiye butandukanye dusanzwe tuzi aho dutuye. Ariko nyamara inkwavu ni amatungo afite akamaro kadasanzwe mu bukungu, mu mirire no mu mibereho myiza y'abantu. Iyi mfashanyigisho rero yanditswe mu rwego rwo gusangiza abanyarwanda n'abandi muri rusange bari hirya no hino ubumenyi bwimbitse ku bijyanye n'ubworozi bw'inkwavu, uhereye ku rwego rwo gutangira kugeza aho umuntu ashobora kubigira umwuga ubyara inyungu. Ni ukuvuga muri rusange icyo tugamije ni ukugira ngo uyu mushinga tuwubyaze inyungu,
nk'uko musanzwe mubizi ubundi inkwavu zari izo mu byaro, zari iz'abaturage bakene cyangwa se n'iki, ariko icyo nakwibutsa ni kimwe, nuko no mu mijyi inkwavu zisigaye zororwa bigakunda, kuko hari ibiryo byo mu nganda zirya ndetse n'ibyatsi biraboneka, nk'uko nabibabwiye mwagiye mubibona muri video zabanje cyangwa muzanabibona muri no mfashanyigisho. Ntabwo inkwavu zirya ibyatsi bitose, nta nubwo zirya ibi byatsi bahiye byonyine, ahubwo n'ibyatsi byumye zirabirya kandi ni na byiza, zirabikunda. Rero niyo mpamvu ahantu uri hose ushobora kuzorora, uzagenda ubibona muri no mfashanyigisho uko bigiye bimeze. Ibyo rero reka abantu bishizemo cyangwa se batekereza ngo inkwavu n'iz'abakene, ntabwo ari iz'abakene, ahubwo uyu munsi wa none tuvugana ni inzira yakuganisha ku iterambere, ni inzira yakuganisha mu kugira aho uva n'aho werekeza mu gihe wabyitayeho. Ako kantu ntabwo nzajya nkibagirwa, mu gihe wabyitayeho. Ntabwo ari ibintu, ntabwo ari nko gutera ishyamba ugashyira aho ngaho gusa, ni igihe nawe ubwawe umushinga wawe wawuhaye umwanya ukawukurikirana ukugeza ku kintu gifatika wifuza kuba wageraho. Iyi mfashanyigisho rero izafasha iki? Igamije iki? Izafasha abandi? Ni umuntu ushaka uwo ari we wese gutangira korora inkwavu ariko akagira ubwoba cyangwa kutamenya aho ahera. Hari abajya bibaza, se nahera he? Ese ko nigeze kuzorora zigapfa? Ese ko byagenze gutya? Wari ufite se ubumenyi buhagije? Icyo nicyo Iwacu Connect yajeje gukemura, kubagezaho ubumenyi. Ubumenyi nicyo gishoro cya mbere. Then wamara kugira ubumenyi buhagije ku kintu, amakuru ahagije ku kintu runaka, ukabona ukinjira mu mushinga neza. Iyo niyo nzira twebwe twahisemo kugira ngo dufashe aborozi, dufashe abahinzi, dufashe n'abandi bantu mu buzima bundi busanzwe bwa buri munsi, kubanza kugira amakuru y'umwimerere atariho ivumbi. Iyi mfashanyigisho kandi izafasha umworozi usanzwe abikora ariko akaba ashaka kunoza imikorere ye. Hari usanzwe yorora inkwavu ariko ugasanga ntazi ibiraro byubakwa gute, isuku yabyo ntazi se. Hari benshi bagiye bambaza ngo ese inkwavu burya zinywa amazi? Amazi zirayanywa kandi ziranayakunda, ni na meza ku buzima bwazo. Muzabibona muri no mfashanyigisho. Hanyuma ikindi cyiciro cya gatatu ni abatoza cyangwa se abigisha, nkatwe nkawe ushobora kwigisha abandi bantu, urubyiruko cyangwa se n'abanyeshuri cyangwa se n'abandi bashaka gukora ubushakashatsi, bashaka amakuru yizewe ku bijyanye n'imibereho y'inkwavu cyangwa se n'ubuzima bw'inkwavu. Ibi ni byo byiciro bitatu y'imfashanyigisho igamije gufasha. Hanyuma rero reka twinjiremo indani turebe ikirimo. Harimo intangiriro, harimo impamvu yo kwandika iyi mfashanyigisho, hakabamo incamake ku kamaro k'inkwavu mu Rwanda, hakabamo uko ubworozi bw'inkwavu ushobora guhindura ubuzima, hakaza igice cya kabiri aricyo inkwavu aricyo n'akamaro kazo. Tuzasangamo inkwavu n'iki, ibinyabuzima byazo cyangwa se imiterere yazo. Dusangemo amoko akunze kororwa mu Rwanda, ariyo New Zealand White cyangwa California cyangwa Chinchilla, hakaba na Morocco breeds, izi nkwavu zindi zisanzwe. Ibyo byose birimo hano muri iki gitabo. Hanyuma ukazabonamo nuko wahitamo ubwoko bukubereye bwaguha icyororo, ubwoko bwagufasha bitewe n'aho uri. Tuzasangamo igice cya gatatu, uko watangira ubworozi bw'inkwavu, ukareba ibisabwa kugira ngo utangire, haba ari igishoro cyangwa se ahantu cyangwa ibikoresho ushobora gutangiriraho. Tukazabona uko wubaka ibiraro byiza, umwanya wabyo, isuku yabyo, umwuka, ubushyuhe. Tuzabonamo imiterere y'ikiraro cyiza, tuzabonamo uko wahitamo umubare w'inkwavu za mbere ushobora gutangiriraho. Ntabwo ari byo, hari abagiye bamamagara ngo ndashaka gutangira ku nkwavu 1000, ndashaka gutangira ku nkwavu 500. Oya rwose ngewe amoni ndakubujije, niyo nama nakugira. Aya mafaranga ni ayawe, si ayanjye. Nanjye nkeneye wenda amafaranga yuko wampa isoko ry'icyororo cyangwa se ryo kukubakira ibiraro, ariko inama ngiye nkugira ni uko utangira gake
tangirira ku nkwavu nkeya, ubanze umenye ubuzima bwazo, uzikurikirane, ube friendly nazo, uziteho, umenye ngo zibaho gute, noneho ugende wagura umushinga wawe gahoro gahoro. Ikinteye ishema ni uko wakorora ukagwiza ukagera ku musaruro ufatika. Ntabwo icyantera ishema ari uko wampa amafaranga cyangwa se wenda watangira ubworozi naguhaye icyororo nkumva ngo cyapfuye cyangwa cyarwaraguritse. Icyo ntabwo kinyubaka, ahubwo ikinyubaka ni uko rwose watera imbere, ubworozi bwawe ukagenda ubuzamura gake gake bitewe n'ubumenyi uko ugenda ubumenyera. Igice cya kane tuzasangamo ibiribwa n'imirire y'inkwavu. Ibi byose ndi kubabwira nagiye mbitambutsa mu mavideo yagiye atambutse, mu ma episode yagiye atambuka nagiye mbibereka n'iki byose, ariko naha muri iyi mfashanyigisho nabikusanyirije hamwe byose nk'uko nabibabwiye, kugira ngo igihe utabasha kugira access kuri video cyangwa se uri ahantu utabasha kubona internet, cyangwa se igihe nanjye YouTube izaba yarabisibye, nawe uzabe hari icyo wibitseho wasigaranye nka dokima yawe. Hanyuma rero ibiribwa by'ingenzi tuzabibona ubirimo hano, ibiribwa bigabanya indwara, n'ibyongera umusaruro, uko utegura ifunguro ryuzuye ry'inkwavu, ibyatsi byiza n'ibyica inkwavu, ibyo byose birimo hano. Hanyuma tukazarebera hamwe isuku n'ubuzima bw'inkwavu, isuku y'ikiraro ikorwa ite, kwita ku matungo matoya, utwana, uburyo bwo kumenya inkwavu zirwaye, gushyira ku ruhande inkwavu zirwaye. Ibi byose bigiye birimo ni pratique zigiye zirimo muri iyi mfashanyigisho nabateguriye. Tuzasangamo indwara n'uburwayi bw'inkwavu, ese indwara zikunze kuboneka n'izihe, ibimenyetso n'uburyo bwo kuzivura, uko wakoresha ibimera gakondo, umutagara, imubirizi, ibi twarabibonye muri mu mavideo nagiye mbaha. Ushobora no gusubira kuri YouTube channel yacu ukabireba. Hanyuma tuzabonamo n'igice cyo kuboneza urubyaro n'ikurikirwa ry'inkwavu. Ese urukwavu rwima ryari, ese inkwavu zima ryari, cyangwa se wakwita ku nkwavu zifite abana gute, ese ni igihe kingana gute cyo gutandukanya abana na nyina, ese ni gute kwitondera inkwavu zibyara. Mbese harimo amakuru menshi agiye atandukanye kandi meza yagufasha kugera ku mushinga wawe neza. Hazaza igice cya 8 cyo gucunga umusaruro n'amasoko, uko wabona amasoko hirya no hino, uko ushobora no gukora packaging. Ibyo nabyo dushobora kuzabirebaho mu gihe waguye ubworozi bwawe ugiye no muri processing. Tuzareba n'ibyo ushobora gukuramo, wenda ugakuye inyama, ifumbire n'ibindi. Nababwiye ko uruhu narwo rurakoreshwa nubwo mu Rwanda rutaratangira kuba processed ngo ruvanwemo izindi produit, ariko ahandi ho uruhu bararukoresha, ubwoya bakabukoramo imisatsi cyangwa se indodo. Hanyuma hari igice kibanziriza cya nyuma, hari inama ku borozi babigize umwuga, imyitwarire y'umworozi wabigize umwuga, ushaka kubigira umwuga, se yabigira kwitwara gute mu bworozi bwe, uburyo bwo gukurikirana umusaruro, monitoring, ndetse no kunoza imiyoborere mu kiraro cyangwa se record keeping, ni gute wakora record y'ubworozi bwawe. Hanyuma igice cya nyuma rero, ariko ntabwo kiri muri iki gitabo, cyo kizaza cyihariye, cyo n'umwihariko wanjye nuza n'umworozi cyangwa se ushaka kujya mu mworozi, kijyanye na proposal y'umushinga w'ubworozi. Iki tuzakiganiraho by'umwihariko, ni ikiganiro kwacyo. Ubwo rero muri rusange ni uku igitabo giteye, kirimo navuga ibice 9 by'ingenzi, igice cya 10 cyo n'umwihariko. Hanyuma rero uwagikenera yamvugisha inbox tukaganira, hanyuma tukareba icyerekezo. Icyo mbifuriza nuko mutera imbere, icyo mbifuriza nuko hari aho wava ukagera mu watangiriye kuri bikeya. Icyo nicyo kizadushimisha. Je ntago ngira ishyari ry'umuntu wateye imbere, ahubwo biranshimisha kuko ningira amahirwe ugatangirira ku makuru naguhaye, ugatangirira ku bumenyi naguhaye, ukagera aho uva ukagera, icyo gihe bizanshimisha kuko nawe ntago uzanyibagirwa. Ntago uzanyibagirwa, wenda tuzahura umbwira uti Amoni wangiriye inama nziza
akira soma agacupa cyangwa se ngwino twicarane tuganire ngushimire. Icyo nicyo kizashimisha, ariko ngewe n'impamvu mba hano makuru yose nuko ntawe mfitiye ishyari ry'uko yatera imbere. Nzashimishwa nuko mbona aborozi bagenzi banjye barimo baratera imbere. Nzashimishwa nuko mbona aborozi b'inkwavu mu Rwanda barimo baragenda baguka baba benshi, cyane ko ubu ngubu baracyari bake no kubona icyororo bisigaye biragoye pe. Ariko ntimuhumure, ibyororo birahari, gahoro gahoro tuzagenda dufatanya kugira icyo tugeraho. Ubwo rero nkomeza mbashimira, mbibutsa gukomeza gukora subscribe, mushyiraho iyo nkunga yanyu nibuye muba mushyizeho kuri fondation. Hanyuma rero ukeneye iki gitabo birasaba iki? Ukeneye imfashanyigisho arasabwa iki? Ni ikintu gito cyane, ni inote ya 5 ukayitegura, niyo kugura internet rega tuba twakoresheje inote ya 5 ku bantu ba mbere bazamvugisha bagishaka, ni inote ya 5, ariko abandi bazakurikira ndavuga abantu 100 ba mbere ni inote ya 5, ariko nyuma yabo ngabo kizajya ku bihumbi 10. Ntugire ngo ni menshi, kubera yuko nkuko nabibabwiye nawe uzagikoresha, nawe uzakoresha ino mfashanyigisho ushaka ubuzima, wigisha n'abandi, nawe bakaguha amafaranga, cyangwa se wagura. Ubumenyi burahenda, ubumenyi ni ikintu kigoye, ni ikintu kitoroshye kubona. Iyo ugize amahirwe rero ukakibona, biragufasha n'ejo hazaza, cyangwa se bikazafasha n'abana bawe, kuko ubumenyi nkuko nabibabwiye tuba turi ku ishuri, kandi nta bindi birenze usibye kuvuga ngo twishimiye kuzajya tubana namwe. Nshimira cyane abakomeje kutwizera bakaduteza imbere bagiye batandukanye kuri ubu bworozi bw'inkwavu. Hari abagenda baduha amasoko rwose yo kubakira ibiraro, ndabashimiye cyane. N'abakenera icyororo tukabaha, ndabashimiye. Imana ikomeze ibahe umugisha, ibagurire, kandi noneho ibahe no kwagura umushinga wanyu ubyara inyungu wunguke. Ikindi nuko namwe muzajye mutubwira, tuzajya tubasura. Ubona haye icyororo niha charge yo kumukurikirana, nkajya namusura nkareba nuko bimeze, akajya nampamagara tukavugana tukagirana inama haye icyo yakora. So rero dukomeze dufatanye kwiyubaka, twubaka imiryango yacu, ndetse dushaka n'uburyo twahindura ubuzima mu kwiteza imbere. Cyaho rero turi kumwe, Imana ikomeze ibahe umugisha. Turakomeza tujye twungurana ubumenyi ku bintu bitandukanye. Imfashanyigisho zo ndazifite nyinshi. Ushaka imfashanyigisho ku buhinzi bw'ibihumyo, kugira ngo mwarabibonye ikiganiro natambukije, n'ubu harabo ndi gusura, nzabagezaho mu mavideo ngiye gushyira hanze muri no minsi abo nasuye, bamaze kugira icyo bageraho rwose kubw'inama twagiye twungurana ku bijyanye n'ubuhinzi bw'ibihumyo. Haba ari ubuhinzi bw'ibinyomoro, nabwo imfashanyigisho ndimo ndayitegura nayo, kugira ngo ubwo bumenyi njye mubaha mu busigarane. Nibyo byiza, nibyo byabafasha, aho kugira ngo wizere ikoranabuhanga rishobora kugutenguha igihe icyo ari cyo cyose. Ariko igihe ubitse imfashanyigisho, igihe ufite ubwo bumenyi wawe, buzagufasha, bufashe n'umwana wawe igihe icyo ari cyo cyose buzaba bukenewe. Sawa rero turi kumwe. Wagira ikibazo yamvugisha kuri comment, mujye mukomantinga mutubwire ibyo mubona twahindura ndetse n'ibyo twakongera. Niba hari n'icyo tuba twibagiwe, ujye ushyira munsi ya video, atariko mwazadusobanurira no kuri iki ngiki ubutaha. Turahari kugira ngo dufatanye, turahari kugira ngo tubafashe mu iterambere rya buri umwe wese. Sawa rero turi kumwe, mwibuke subscribe, ndetse murebe video muyirangize, kandi noneho munakoreshe ya na like, biradufasha muri ibi biganiro tugenda dukora. Muri se ubundi bikambabaza akabazo, ubundi se byarabarambiye ibi biganiro mbahara cyangwa ntago mubikunze? Nabyo wabimbwira, ariko by the way nta mpamvu yo kubihishira. Wumva bitakunyura cyangwa se ubona bitakubaka, nabwo watubwira tutugezaho ibiganiro bidasobanutse cyangwa se amakuru adashobotse, nabyo tukabimenya. Ariko nimba uzi yuko ubireba ukaryoherwa cyangwa se bikakugira icyo bikungura, sharinga n'abandi ayo makuru bayamenye, ndetse unabirebe nyine ubirangize, hanyuma udusigire ka like. Bitwaye iki?
nako kaba gakenewe kugira ngo tubone ko mwabikunze koko. Sawa rero turi kumwe, Nyagasani akomeza biteho kandi mworore kinyamwuga mutere imbere.